niba uri umumama rero ukaba uri stay home mom ukaba urera abana bawe wita ku muryango wawe ariko ukaba wifuza kuba wakora bizinesi kandi yakungukira muri 2025 mu buryo bukoroheye twifashishije AI. Ngiye kukwereka uburyo gukora bizinesi cyangwa gutangira bizinesi bitakigoye nka kera. Ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora research yo kumenya ikintu ugiye gukora mu minota itarenze 30. Hello everyone, welcome back kuri channel yacu y'umumamapreneur. And njyewe ndi Clarisse, your host. Gusa uyu munsi ntago turi bushyire kuri podcast kubera yuko ngiye gukoresha special examples zisaba kuba umuntu abireba n'amaso kandi kuri podcast iba ari audio gusa. So stay tuned. Ikindi mbisabiye uze kureba iyi video yose uyirangize kugira ngo ubashe understandinga ibyo ngiye kubigisha uyu munsi. Niba uri umumama rero ukaba uri stay home mom ukaba urera abana bawe wita ku muryango wawe ariko ukaba wifuza kuba wakora bizinesi kandi yakungukira muri 2025 mu buryo bukoroheye twifashishije AI. Ngiye kukwereka uko uza kubigenza hanyuma twese tukabyungukiramo muri uyu mwaka. Aho muri hose rero, mu modoka, mu gikoni, mu kazi kanyu cyangwa akabandi, mwiyegereza agakawa kanyu, akaji, ka lemon water, nk'aka ngaka kanjye, and muze twiganirire. Hanyuma rero, kubera iki nahisemo uyu munsi kuganira n'abamama, stay home moms? Kubera iki nahisemo kuvuga kuri business ariko specifically for stay home moms in 2025? Why does it matter? Nukubera yuko mfitemo experience. Nabaye mu rugo imyaka 5, njya mu kazi, ndongera nkavamo ndagaruka, ngiye kumara undi mwaka mu rugo, so 6. So I know what I'm talking about. Abamama bajya bicara mu rugo bakumva hari akantu wumva wakora. Ukarera abana bawe, ukita ku muryango wawe, ariko ukaba wumva wakwinjiza n'amafaranga. Ubwo rero ikibazo gihari nuko most of them baba stuck. Ugatekereza ibintu ariko ukaba stuck, ntubishyire mu bikorwa cyangwa ukabitangira ntibikunde, ntibikoreke mbese muri rusange. So, uyu munsi rero muri 2025 ngiye kukwereka uburyo gukora business cyangwa gutangira business bitakigoye nka kera. Kubera iki? Kubera AI aka ChatGPT. Let's go. Icyambere rero ugiye kubanza kunkorera mbere yuko twinjira muri ChatGPT, ugiye kumenya the right business for you. Mbabarira unyandikira ibintu 3 ukunda bya hatari ku rupapuro. Ni ibiki ukunda bya hatari, ibintu kintu wakora ukumva excited ku buryo niyo bataguhemba uvuga uti wow, I did that. Unyandikira ibyo bintu 3. Then numara kunyandikira ibyo bintu 3 ugiye kumbwira muri ibyo bintu 3 n'icyo ufitiye skills, n'iki uri ready already equipped with. Ufite skills nyinshi, ngiye ntago nziza ariko urazifite. Ntago ngiye kukubwira ngo jya ku ishuri ngo fata course, ndashaka kukoresha skills already ufite aho wicaye mu rugo muri yo couch. Right? Okay, then umaze kumenya passion yawe, ikintu wakora kigushimisha, umaze kumenya skills ufite. Now what's next? Ugiye kumbwira ikintu wahisemo ubona wakemurira ibibazo, like niye problem ugiye gusolvinga muri skills ufite, kuko business is about problem solving. Uri kureba kuri market, muri community, uri kubireba ugasanga ibyo bintu ufitiye skills bikenewe kugira ngo ikintu kibe profitable, nuko usanga ko gikenewe ku isoko. So urashaka gukemura ikihe kibazo rero? Ibyo bibazo byose rero tugiye kubibaza ChatGPT. Ngiye nawe ntago ngiye kuyibaza exactly the same questions, ariko ngiye kukwereka uburyo ChatGPT ishobora kugukorera research, hanyuma nawe ugakora like the last part yo kuvalidating research wakoranye na GPT koko nimba biri real, then ukabishyira mu bikorwa. Ngiye kukwereka uburyo ugiye gukoresha 20% yo kuvalidatinga research ya GPT, ugakoresha 80% ya research ukoresheje GPT, ugahita umenya icyo ugomba gukora muri 2025 mu minota 30.
let's go. Murabibona rero ko ngeze muri chat GPT, ngiye kuyibaza ibibazo hanyuma muze kureba uburyo insubiza. Ubundi GPT ikintu gituma iguhereza ibisubizo byiza nuko uyipromptinga neza, uyibaza ibibazo nawe wumva yuko bifite ireme bisobanutse kugira ngo nayo iguhe ibisubizo bisobanutse. So hano nayibajije ngo what are the profitable businesses for stay-at-home moms? Nyisaba ko inkorera research ikoresheje Google Trends ikampa top 5 muri 2025. Turebe ibintu igiye kunsubiza. Ese ko mbona ntayipinga gake gakera. Okay, let's wait for a little bit. There you go. Reka turebe ibisubizo bya AI hano. Ibitekerezaho, byaje. Muri 2025 abamama nyine bafite business opportunities nyinshi bashobora gukora dukurikije current market trends. Harimo e-commerce entrepreneurship, freelancing, harimo online tutoring, harimo social media management, home-based childcare services. Ubwo byose nabisomye, maze kubisoma ndavuga ati ngewe ndumva ndenterese mu kuba nakora home-based daycare, niba ndi mu rugo nkaba mfite n'abana, already I'm having a daycare, so why not including couple kids and get some money? Ndabibwira ati ndenterese, mbwira more about it. Turebe ibintu igiye kumbwira. Ubwo nyine muri top 5 ngiye niriya nacuzinze, nawe nubaza ujye ucuzinga nyine bitewe n'ikikwenteresa na za passion ufite na za skills ufite and everything. Alright, dore rero ukuntu ihise mbwira. Iyi se mbwira impamvu ino daycare, iyo home daycare high in demand, ifite flexibility, startup cost ni make, ifite research and licensing, imbwiye ibintu bikenerwa, imbwiye ukuntu setting up your space or your house, imbwiye potential earning, amafaranga ushobora gukuramo per month, per child, imbwiye challenges ushobora guhuriramo nazo cyangwa ibyo wakonsidera. Ingubita final thought irambwira ati se nkomeze nkubwire bimeze gute? Ndabibwira ati sure mbwira. Urabona rero ihise nkubita business overview, nkubise business plan. Business plan ukuntu zatugoraga kuzikora, reba chat GPT shaka ukuntu ihita ibirangiza. Wayibonye? Ndakureka wisomere, I don't have to talk here. You see that? Chat GPT yubawe kabisa. Wow, mwabibonye? Irakubwira, ikakubwira na marketing strategy, ikakubwira financial plan and startup costs. Moms, don't sleep on this one. Ikukubise profit projection. Urumva example for 5 full-time kids at 1,000 per month. Revenue 5,000 a month, expenses profit. Yewe mwabibonye? Mama, anyway, niba wumva passion yawe ari abana kabisa wabarera, this is a good deal. Nta nubwo nzi impamvu ariyo nacuzinze kuko ngewe ntago ari byo bintu byanjye, ariko ubwo maybe is helping somebody wari ufite icyo gitekerezo. So this is a validation for you mama, ko muri 2025 daycare ni sawa. Twakomeje rero, nagiye nyibaza ibintu, nayibajije ati se amategeko muri Indiana bimeze gute? Irambwira inkorera kontra yo kujya nsinyisha ababyeyi imbere yuko abana babo mbafata. Man, this is so amazing. Nta nubwo narinzi ko ari gutya biri bugende, but this is amazing. Oh my gosh. Iranambwiye ngo yankorera flyer, nayibajije, nayibwiye ngo nkorere flyer nyine, launching strategies, uburyo nabwira abantu,
irambwira iti numara kubona business name, amakara za logo zawe, payment details, hold and closures and everything, ndaza guhita mbigukorera gukubite PDF y'insazi. Hari ikintu mba ntababwiye rero ibintu nahise nyibaza. Now that I like the idea, can you tell me legal, ako shaka kwandika ko mbona byangoye wana, mbona bigenda gake gake. Legal law in Indiana. Okay, katurore bigivuga, ubwo nawe ujya ushyiramo bitewe na state urimo, sibyo? Let's go. Starting a home-based childcare services in Indiana, it's essential to understand the state's legal requirements to ensure compliance and byose murimo kubibona. Yes, bimpereza background checks, health screening, training and certification, CPR, universal precautions training, facility requirements, zoning compliance, application process, orientation sessions, gukubita n'amalinki yo kucekinga. Mureke mbabwire, ngaho banza mbwire, muri iyi minsi ibintu si byoroshye mams, tubwizanye ukuri. Aka ni akagero gatoya nafashe randomly, ndavuga ati reka ngashyiremo ndebe, nawe uze kugenda ujyemo uyiganirize. Tujye tureka kuganira na social media for fun, sometimes natwe tuzibyaza umusaruro, turebe ukuntu zadukorera umuti. Hano nayibajije launching strategy, iti mpereza byihuse, tuzurebe ibintu nkorera. Okay, see that? Branding and business setup, choose a business name, create a logo and branding, register your business and get licensed, set up contract and policies. Okay, drop off and pick up rules, free fees and payment policies, curriculum and daily schedule, get business insurance. Akani kadanje mw'abantu mwe, cyane cyane ko muri kudiringa n'abana b'abandi. You have to have business insurance before anything else. Set up your space, of course, abana bagomba kuba bari, agomba kuba hajyanye n'abana nyine, And urabibona ukuntu byose bimeze, enrollment, daily operations, wow, impaye n'amasaha y'akazi, clear daily routine, scaling, growing your business, expanding, increase prices over time, hire assistant if needed, consider opening a license. Byose muri kubibona rero, right? Preferred colors, yambwiye ati bya bintu ndaza kubigukorera neza numara kunsubiza ibyo bibazo. So ega nayo ibiri seriye, nanjye mpita nyirya ndabwira ati perfect. Irongera binsubiriramo, nuko hagenda njye ubu irantegereje iziko ngiye kuyiharogo nkayiha information zose. Murabibonye uburyo ChatGPT yorohereje ibintu, murabibonye uburyo AI muri iyi minsi iri taking over. Mwaba mama mwe, mwababyeyi mwe, you need to learn technology. Ahantu turimo kujya nitutamenya bino bintu bizaducangamo. So murabibonye ukuntu bimeze rero. So ikintu rero ngiye kugusaba, niba wakunze ino video, ndakwinginze uyisharinga abandi ba stay home moms uzi, cyangwa se abamama muri rusange. Urabumfashije kandi uraba nawe ufashije abo bantu. Kano kantu nkunda kugasaba ngo subscribe, share, ariko mu by'ukuri hari ukuntu abantu babifata nka hari akantu koroshye. This is a big deal, kuko bimfasha algorithm kumenya niba koko ino video hari umuntu yafashije, ikaba yayipushinga no ku bandi bantu ishobora gufasha.
kandi ukaba unamfashije nanjye kugrowinga channel yanjye. So thank you so much, see you next Thursday. Muraza kumbwira muri comments niba hari topic mushaka ko nzakavaringa kwa kane w'igitaha. Ikindi, I love you so much, nakagaruka. Bye, see you next time.